nge rero numva ko gukomeza kugira neza ntago ari byiza kubera ko ari ako kantu kabaho buri munsi ugira neza ugasanga umuntu wagiriye neza niwe uguhemukiye. Hari inshuti mufatanya gusesagura ibyo mwagezeho ibyo wagezeho ibyabo bo bakabibika ahubwo bagasesagura ibyabo. Bamwe babajama moranira ibihe byose baranzi kubw'amavasi meza mvamo baranzi kubw'imirongo myiza mbaha baranzi kubera uburyo mbana nabo baranzi kubw'amavasi Kaca ya Kabumbu Platina Day muri kumwe na Piwanyu turabwira ngo uyu munsi nakagaruka twabazaniye abatumirwa nkuko mubabona imbere ya kamera za Buganza TV nkuko mubareba n'abatumirwa tujye kuganira byinshi bigiye bitandukanye tujye kuganira ku nsanganyamatsiko twabahitiyemo no munsi ariko icyo tubabwira nuko mugomba kumenya yuko ibintu ino mihanda tugomba kugira iki tugomba kuyisaza. Impano rero ziri hirya no hino zikwiye kwegeranwa kujya tubashe kuzamura promoting impano ndetse tunababwira ko byinshi bigiye bitandukanye tugomba kujya tubizamurira kuri Buganza TV. Turabwira rero ngo uyu munsi ni shosho uko mareba ntago barakaye nimujye ngo barakaye ariko ibintu bajye kuganiraho biranarakaje. Twabwira rero ngo muracyari kumwe na Piwanyu Vibrator Enumerator Talent Detector kugira ngo dukomeze tubahe byinshi bigiye bitandukanye tubabwira ngo mukore subscribe mukore share kugira ngo dukomeze tubahe byinshi bigiye bitandukanye mujye muduha n'ibitekerezo kugira ngo tubashe kuba twabaha ibintu twaganiriyeho. Turikiri kumwe rero n'abatumirwa bacu nkuko mubareba baratangira batwibwira. Murakoze nitwa Mutesi Ndekezi Marceline ndi umumama w'abana 2 n'umugabo umwe murakoze cyane. Murumva ko twazanye noneho uyu munsi ntabwo twazanye urubyiruko twazanye n'abamama ubutaha tuzabazana n'abapapa. Murakoze cyane amazina yanjye ni Devote Masengesho ndi umumama w'abana 2 mfite umugabo nishimiye kuba hanga muri iki kiganiro. Rero turimo turabwira ngo ikiganiro cyacu tugiye kuganiraho kuri uno munsi wa none tugiye kuganira kuri content igira iti ese kugira neza no kugira nabi cyase kugira neza ushobora kugira neza ineza ukayiturwa ushobora kugira neza ukayisanga imbere ushobora kugira neza ukagira umuntu neza wo kumva uranyuzwe ku mutima ariko tukaba turi kumwe n'undi nawe uvuga ati kugira neza akenshi usanga bugiriye neza aribo baguhemukira usanga bugiriye neza cyangwa se abo wagaburiye aribo bakwicisha inzara usanga abo washakiye akazi aribo bakakwimisha cyangwa bakakakwirukanaho kubera ko bivuye mu kugira iki mu kugira neza. Aha rero ntago njye mfite uruhande mbogamiyeho wenda hari igende bwagende mbaho ibitekerezo bigiye bitandukanye ariko buri wese afite uburyo abyumvamo nawe uri udukurikiranye nawe ufite uburyo ubyumvamo ariko ntago byagakwiye yuko tugomba gusangira ijambo twenyine ushaka kujya no muri comment nawe ukagira iki ukaduha ibitekerezo cyangwa ukatubwira uko ubyumva. Turahera rero turashaka kumenya ngo ninde wemeza ninde uhakana wowe ushingiye kuki? Nge ndahakana. Urahakana ko kugira neza atari byiza? Ngewe ndemeza ko kugira neza ari byiza. Kora neza ukabisanga imbere. Kugira neza rero ni byiza uko byaba bimeze kose nge ngomba kugira neza. Ugomba kugira neza. Yego. Ariko iyo Okay, reka duhere kuhakana. Ushingiraho uvuga ko kugira neza atari byiza. Nk'urugero ushobora kuvuga ngo Mahombi ni inshuti yanjye mugiriye neza ndamufashije bishoboka ariko we ntago mvuze ngo anyiture ahubwo we nanyereka umutima mwiza aho kugira rero anyereke wa mutima mwiza ko yishimiye ibyo namukoreye we arifata akangirira nabi akaba ari we unsebya muri rubanda akaba ari we mbese unkorera ikintu kibi cyane. Nge rero numva ko gukomeza kugira neza ntago ari byiza kubera ko ari ako kantu kabaho buri munsi ugira neza ugasanga umuntu wagiriye neza niwe uguhemukiye. Nge ndumva ariko biba bimeze ntakomeza kugira neza. Ese abantu bose barahemuka cyangwa ikibazo kumenya umuntu uzakugirira neza ntago biba byoroshye. Biba bikomeye cyane. Bisaba rero kugira ngo nawe wige umuntu mugiye guhura umenye ibyawe cyundi abigumane. Nge niko mbyumva. Reka twumve Mahombi.
ngewe rero ntabwo twemeranya ntabwo twemeranya kubera ko igihe cyose ugomba kugira neza urugero wenda niba numva ko umuntu wese wankoreye nabi ngomba kumwitura inabi yankoreye cyangwa se umuntu runaka ntagomba kumwizera ngo kubera ko hanze ahangaha hadutse ko abantu bahemuka uzasanga mu bantu ba mbere bashobora kuguhemukira ari umubyeyi wawe umwana wawe umuvandimwe wawe kandi abo bose nubanga uzisanga uhagaze wenyine umugani w'ikinyarwanda uravuga ngo bagarira yose ntuzirizera neza yumva niyo mpamvu rero ngomba kugira neza ngomba kugerageza nkagira neza sinite ku byo abantu bankorera ahubwo ineza nkayikora kuko ugira neza ukabisanga imbere ariko hari abantu bajya bagirirwa neza ugasanga aribagiwe ko yagiriwe neza ugasanga ahubwo ni nawe wagutoteje kurushaho yego birashoboka ko ibyo bijya bibaho ariko nanone ntagomba nkuriye kumwitura inabi yangiriye kuko igihe cyose umuntu wese ungiriye nabi ngiye mwitura inabi yankoreye ntabwo bivuze ngo umukore ntabwo bivuze ngo umugirire nabi oya bivuze kwifata ni ukwifata ntabwo uba ugiye kumugirira nabi ntabwo umuntu wese sinkore ngo umugire neza kubera ko atangiriye neza urugero nanjye wenda nshobora kuza navuze ko hose ngenda ntangaho ibitekerezo si byo se uvuze ibintu hari igihe ujya kubona ukabona umuntu araje iwawe bijya bibaho ugasanga ngo wenda ngashe gusaba ukavuga ati hari benshi umuntu usanga azengurutse nk'ingo nka 50 afite wenda afite nk'agafuka ari kugenda avuga ati mumfungurire wajya kureba ugasanga ageze ku rugo rwa 50 adafitemo n'ingemeri ariko nge hari uwo nafashije ageze ku muhanda ndahamusanga nsanga ari kubigurisha urumva undi yagarutse icyo gihe ntago waba ukimufashije kuko uravuga ngo n'ubundi agiye kubigurisha aho ngaho birashoboka ariko kandi ka muntu n'umutima we none se ubwo aramutse hagize undi uzi wawe ukabimwima kandi ukabimwima wenda we yarabikeneye kutara mu mutima we ngo umenye ko akubeshya nka wa wundi akaburara cyangwa se agapfa yishwe n'inzara niyo mpamvu ugomba kubagarira yose ntubuzibirizera abari bujya ahandi bakamuha kuko nge nahuye n'uwo muntu urumva ntago nshobora kongera gufasha undi ikigaragara cyo nuko abantu bahindutse abantu babaye naribajije mu ngo zigera muri 50 aciyeho tuvuga ko nta muntu umwe ufite nibura n'iseri ry'igitoki ku buryo afungurira wa muntu niyo mpamvu nyine ngomba kugerageza kubwiriza mw'abantu mwe mutureba kuri kamera ndabasabye mugerageze mu nyumve ntimucibwe intege n'iminsi y'iki gihe yahindutse mukomeze mugire neza muzabisanga imbere mufashe mwite ku bantu mukundane mubane neza mu mahoro mugire urukundo mufashe oya njye simvuze ko tutazakunda turakunda hari n'undi muntu wampaye urugero ndakomeza mbaho ibitekerezo hari undi muntu wambwiye ati ngewe umuntu yaraje muha kwa kundi twajya dufungurira abantu avuga ati kubera ko Imana itegeka wenda ngo fasha mugenzi wawe umuntu ugufunguza amufungurire Imana izaguha umugisha amukuburira imyenda amukuburiye imyenda amuha imyenda myiza yari hari ayijyanye baza kumenya ko yeye barogeyemo ese wahera hehe ujya kugira iki rero wenda nk'urugero nkanjye ibyo ngibyo kubera ko nzi ko bishoboka wenda hari n'abashobora kuba babikora nubwo ntazi ibyo kuroga ibyo ari byo abenshi nta nubwo babyizere hari ababyizera ko kuroga bibaho hari n'abatabyizera oya no muri showbiz nyarwanda numvishe ngo uburozi bwagezemo ejo bugiye ntabwo byoroshye yavuze abantu bari bamuroze ntabwo byoroshye gufasha ushobora gufasha ugaha umuntu nk'amafaranga aho ho birumvikana ariko gufata umwenda nambaye ngo ngiye kuwutanga nyine amafaranga yaguterera minyatse ego mana abantu barahindutse niba ruko bimeze abantu babaye babi wowe amaherezo naye naza kujya ku mwanya nayibonye wagiye ku mwanya we niba ruko ntangiye no gushwana no gufureka oya wowe urumva gufasha uri kubishyigikira twebwe turakunda ariko tukagira aho tugarukira yego niba ari uko bimeze rero njyewe ntabwo nzafata umuntu ngo muhereze imyenda nambaye ahubwo nzamubwira ntigende ejo uzagaruke habaye umunsi y'isoko niba hari ubushobozi mfite ngende mugurire imyenda mishya nyimuhereze cyangwa se niba ayo mafaranga bashobora kuba bayakoreramo ibyo bayakorera ngende njya kuri botike mubwire nkurikira fatamo icyo ushoboye hanyuma nishyure akomeze agende ariko nanone ntavuze ngo uyu muntu arababaye kandi umva mpatwa n'umutima wanjye kumufasha ngo neke kumufasha ngo nuko ngendeye ku by'abantu hanze aha ngaha bakora
icy'ingenzi wowe ugomba kumenya ni uko njye ntavuze ko najya kugirira umuntu nabi ahubwo njyewe icyo nakora nzamukunda ariko nirinde gukora ka kantu ko kuvuga ngo namufashije ngo nakoze iki ubwo ushatse kuvuga ko utazigera umugirira neza nta n'umuntu uzigera ufasha bitewe n'ibintu nzagirira nabi ariko ntabwo nzamugirira nabi njyewe icyo nzakora ni igikwiye nk'umuntu wahemukiwe n'abantu njye nahemukiwe nabo niyo mpamvu wenda reka dutange urugero akenshi iyo nk'umuntu yapfuye mwihangane bavandimwe muri kutureba tuganire kuri iki kintu iyo umuntu yapfuye ugasanga tugeze ku irimbi iyo umuntu ageze hariya ku irimbi usanga abantu benshi bari kurira tugenda turira tuvuza induru ariko iyo tuvuye hariya twibagirwa ibintu byose ko byabaye tukazamuka tujya kurya inka zabazwe tujya kurya ibiryo batetse tugakaraba tukagenda tunezerewe ntituzongera no kugaruka ahandi twashyinga umuntu rimwe na rimwe abenshi ntabwo tuhagaruka ariko nta muntu bavuga ko yagize nabi ku irimbi buretse gato batanga ubuhamya naguciye mu ijambo reka mbanze mbisobanure hanyuma rero iyo tuvuyeyo hariya ikintu gisigara cyibukwa ku musozi ni imirimo ni ibikorwa ni uburyo twabanye n'abantu uburyo twabagiriye neza mu by'ukuri ugasanga uriya mwana ni uwa runaka wangiriye utya wenda ugihari ntiyabivugaga ariko ubu hari akavuga ati runaka uriya mwana nubwo afite ibibazo bigoye bimeze gutya na gutya ise yangiriye gutya nyina yangiriye gutya ariko ubaye nta kintu wakoraga wari nyamwigendaho uvuga ngo abantu batamemukira ngo batandeba nabi ngo nzamenya ibyanjye nge ndihagije ninde muntu wowe uzita ku byawe ninde muntu uzatekereza ko hari ikintu niba nta kintu kiza ukora urumva bawe uzasiguza abo basize kandi urumva abo nafashije bose bamemukira nta n'umwe ndabona uranyishyura ibyo nakoze cyangwa ukora abantu barahindutse abantu babaye ntabwo ngewe nzabana n'umuryango nawe numpemukira ubwo nuko nyine nzihangana wari wabona umuntu mu muryango wahemukiye ndabizi ugahemukirwa n'umwana wabyaye ariko ari uwawe uhemukirwa n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe uhemukiwe n'uwawe nta kibazo uhemukiwe n'uwawe ejo n'umwana wasize amwitaho kandi yaraguhemukiye ariko se buriya nitureba neza tuzasanga abantu bose bagerageje abantu bose baramutse bifashe bakanga kugira neza kugira ngo batazahemukirwa nta muntu uvuka ari mubi agirwa mubi n'abandi wakigira wowe n'umuryango wawe hari abantu benshi hanze aha badafite na famiye nini bafite abantu bakeya bakeneye abantu bakeneye kwa n'abantu ugerageza kubana n'abantu rero ukamenyana n'abantu benshi akabamo baguhemukira n'abakugira neza kugira ngo byibura mu minsi iri imbere uzabona bagushyingura cyangwa uzabona bagutabara cyangwa ntabwo mvuze ngo ntabwo nzabana nabo ahubwo hari ibyo ntazakora rero umuntu wese wabanye nawe akeneye ngo ugire icyo umusipendingaho niba nta kintu wasipendinze nzabana nawe ku buryo nipfa azaza gushyingura nta muntu ubura abamushyingura wari wabona ku irimbi habuze abantu baza gushyingura ntibishoboka ukoze hasi unyibutse harimo abazima harimo uyu mubyeyi yakoze hasi n'abakwanze n'abanyanze bose baraza reka nkubwire ibintu byambaye hejuru bundi nagiye gushyingura hari umuntu w'umugabo wapfuye yarapfuye bamushyingura saa 5 z'amanywa ngo muramenye mugire vuba vuba kitagaruka ngo uyu muntu aramutse agarutse n'ukuntu yari bihemu kuri uyu musozi ntabwo twazamushobora nta kimuvaho yari ingegera ariko bavugira ku ruhande ntabwo batanga ubuhamya reka soze kukubwira ukuntu bimeze abantu ko barakaye mu bantu ba mbere wabonaga batanamwitayeho n'abana yabyaye ngo uyu nguyu papa mureba nta kintu yaduhaga nta cyamuvaga ibintu byose yakindagiraga mu nzu n'ababyeyi na mama nta kintu yamukuragaho tugize amahirwe arapfuye n'abantu kumva barajujura bakavuga ngo uyu muntu ngo nyine ngo tumushyingure tugire gutya abantu ukuntu cyari ikigome ngo ukuntu cyari ikintu kigira umutima mubi kivuga nabi ibaze nawe gupfa abantu bavuga gutyo basi rero babandi mwabantu mwe mureka mbabwire mwebwe muri kundeba kuri kamera bantu bakugiriye nabi nubwo waba warabagiriye neza igihe iyo wapfuye baza kurira ntibabura kuvuga ibyo wabakoreye kandi nubwo batabivuga ukiriho ku ruhande yego nyine ku ruhande ariko ntibajujure ngo nagize nabi dukurikira abantu babaye babi ko nagize nabi mwazajujura ko nagize neza ariko ntabwo tarabinyishyuye ntabwo twemeranye nanjye wenda kugira neza kujyana neza ndabyemera ko hari igihe ukora neza ugakora neza ugasanga hari igihe Imana igiye gucira inzira bitewe ishingiye no kuri ya mirimo wagiye ukora waba usigaye 0 ukongera ukagira iki ugasanga urazamutse bitewe na Imana icishira inzira kugira ngo bizamuke ariko none nkibaza kubera iki ibyiza byose bigera kuri wa muntu ari uko yapfuye
wenda ariko bajya bavuga ngo intwari imenyekana ari uko yapfuye nibwo bayita intwari kandi yarakoze byiza bigiye bitandukanye ariko yaba yatabarutse bakaba aribwo bavuga ngo yiswe intwari kuki batayita intwari ikiriho bayifashe niba hari nimba yaragize neza bayishimira gihari ahubwo bakamufasha yarapfuye ahubwo bakamushimira atagihara atakibasha kumva ibyo rero bikaba bivuga ati kuko muradukiranure namwe mushyiraho na komenti mutange komenti muvuge uko mubyumva muvuge n'iki dukwiriye gukora njyewe reka musubize kubera ko nyuma y'ubuzima nta wenda bavuga abakristo bizavuga ati nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima abatizera bavuga ati iyo umuntu apfuye biba birangiye kuko mu bapfuye bose ntabwo baramenya iherezo ryabo none wagenga agaruke ngo azatubwire ntabwo aragenda ngo aze ngo atubwire uko hameze none akavuga ati ahubwo afazara kugira ngo ntegereze ya migisha ngo y'inyuma ngo gutya nkomeze ntakaze ibyanjye cyangwa se nkomeze nkorera abantu bampemukira afazari namenye ibyanjye nkafasha ibyanjye amafaranga ya spending ngiye kuhakoresha ibyanjye n'abanjye ibyo kuvuga ngo najya gusesagurira abandi cyangwa se gushyigikira abandi atereka mbyihorera ariko wemera ko hari igihe uba ufite ibyawe ariko igihe kikazagera ugakenera n'abandi banza umbwira akantu kamwe wemera ko uyu munsi ushobora kuba ufite ibyawe iyi si ni gatebe gato kiranahindagurika ariko igihe kikazagera ugakina n'abandi rero kuri ba wemera ko wabakenera ariko uzakenera babandi baguhemukiye kamanze mubwira ikintu yambwira ntabwo ubona isura y'umuntu uri bukugire neza n'uri bukugire nabi cyangwa se uri bukwitura neza n'uri bukwitura nabi niyo mpamvu baca umugani ngo bagarira yose mwabantu mwe muratange comment mutubwire twemeranya ntabwo ngiye kubagarira ushobora kubagarira yose none ukabagarira wa murozi wa nyawe akakwinjirira aha tukiri aho ngaho noneho reka mbabaza ikibazo ari ukugira inshuti nyinshi no kugira abanzi benshi mwahitamo kugira iki aho ngaho rero none nawe kugira ari ukugira abanzi benshi no kugira abakunzi benshi mwahitamo icyiza kurusha ikindi inshuti za nyazo se cyangwa z'icyo gihe inshuti nyine ari kugira inshuti zo mutwika mukajya ku Gisenyi hari inshuti ziza mukaganira hari inshuti nyine musangira byose hari noneho n'abanzi noneho bavuga ati kanaka wapi ndamwanze cyangwa se kanaka ndamurwanya ese wumva icyiza kurusha ikindi ari ikihe urumva naho harimo ingingo ivuga ati harimo icyiza n'ikibi hari ukugira neza no kugira nabi wumva wowe wakora iki ariko inshuti ziri ukwinshi hari inshuti z'umumaro n'inshuti zitari z'umumaro hari inshuti icyo nshatse kuvuga yego icyo nshatse kuvuga muri izi nshuti z'umumaro n'inshuti zitari z'umumaro hari inshuti mufatanya gusesagura ibyo mwagezeho ibyo wagezeho ibyabo bo bakabibika ahubwo bagasesagura ibyabo hari n'inshuti muzafatanya gushakisha mugaspendinga ibyo mwafatanyije gushakisha zikakubaka mu mutima zikakwigisha iterambere zikakwigisha kubaho zikakwigisha gukomera zikakwigisha ubuzima ibintu byinshi bitandukanye kandi byiza bizagira umumaro mu buzima bwawe ariko hari na za nshuti muzahuzwa n'uko mwagiye ku mucanga ku mazi mwagiye ahantu hasirimutse mwatembereye mwagiye nyine kwenjoyinga gusa izo rero ngewe sinzi inshuti uri kumbazamo muri izo banza untandukanyirize inshuti menye icyo nkubwira inshuti muri rusange zose arimo arakubaza inshuti zose ari izo zo ku mazi ziba ari inshuti zawe mujyana ku mazi nzima zose muganira ibibazo byawe zinakemura ibibazo byawe ufite n'inshuti zose zitwa inshuti noneho hari uba ufite abanzi umwanzi umwanga gusa akamura kumva aramwanze gusa nta n'ikintu yamukoraho hari n'uba ufite umwanzi amurwanya ushaka ko aho nyine atatera intambwe n'imwe abo bose nabo bitwa abanzi kandi ubu bafite ngewe rero ku ruhare rwanjye yego sindi bubashe guhitamo ari abanzi ni ingenzi ari n'inshuti ni ingenzi ndabisobanura yego murabinyemerera mbisobanure wenda tutiriwe wenda tujya mu bintu byinshi hari ikintu nanone njya nibaza kubera iki nta na rimwe wigeze usanga bari kuvuga ngo umukire cyangwa se umuntu wateye imbere bari kuvuga ngo kanaka ngo ni mwiza aho hashobora kuba harampishuriye yuko buriya ufite abanzi benshi utera imbere ariko iyo ufite abakunzi benshi ntabwo ujya utera imbere kandi niyo ugira neza cyane iyo ufasha abantu cyane ntabwo utera imbere muri ibyo kandi bakabahora ariko iyo utabafasha utera imbere ubwo ushatse reka twumvikane mw'abantu mutubwire ibintu
ibi bintu barimo kumbwira namwe mu oya nibatubwiye nabo batubwiye duhingutse Rwamagana ubwo mushatse kuvuga yuko dukwiriye gushakisha abanzi dukwiriye gushakisha abanzi benshi kugira ngo tuzakire urakira cyane urakira nimumbwire ukuntu wagira abanzi benshi ukaba umukire iyo udafasha nyine urakira kuko ntabwo uri gusipendinga nigeze guca ku muntu arambwira nyine antega ukuboko ngo muhe nkuramo inote y'igihumbi ndakimuha ngeze imbere umuntu twari turi kumwe arambwira ngo ntugafashe umukene kuko utazi icyo Imana yamukeneshereje yesi njye turumvikana aho ngaho birumvikana cyane rwose birumvikana ariko ndamubwira nti ngewe kubera ko umutima wanjye wabiguhatiriye ngewe mba numva niba umuntu ansabye ikintu aba agikeneye niba nkifite reka nkimuhe Imana nayo izacu byayo hari igihe ukimuha none akagukenesha burundu ati hari igihe wakimuha ukagenda ugasanga arakiroze wenda utazi abagutumye ntuzi abanzi bawe uko bangana ugasanga aragiye wenda birangiye gutyo ariko njye nahaye umuntu amafaranga mu mirimo nkora hashize icyumweru imirimo yanjye ihita ihomba yose urumva rero ushatse kuvuga none ubwo uwo wafashije ntabwo uba uzi ikiri ku mugenzi hirya no mu itegeko bikaba bitarimo tujye tunabyemera uburozi burahari kandi n'ubuhamya burahari cyane ntabwo ari byo kuvuga ngo ndabeshya njye byambayeho narahombye kubera ko nafashije umuntu kubera arahomba ntabwo ushobora kundusha impuhwe yewe ngira n'impuhwe nyinshi ukuri utambeshye si mw'abantu mwe mutubwira ibi bintu aba bantu bambwira mwebwe murabyemera ngo umuntu ngo yarahombye ngo kubera ko ngo yafashije umuntu none se gufasha umuntu bitera igihombo gute uba wabimazemo ugasigara nta gishoro byagombeje mu buhe buryo bw'nyabwo hari igihe wa muntu bya bindi twavuze abantu barahindutse hari igihe wenda ashobora kuza kukwaka icyo kintu we afite ikindi agamije wowe urakora iyo wamaze gufata ya decision uvuga ngo njye nta muntu ngomba gufasha uwo ari we wese agomba kwifasha nkuko nanjye ndi kwifasha nta muntu uri kumfasha ugasanga ubikiriyemo ariko nanone ahantu ntari kwemeranywa nawe tukiri aho ngaho kuri ino ngingo ahantu ntari kwemeranywa nayo buriya hari igihe abantu ntabwo Imana barabaremye kimwe hari umuntu uba ufite umutima wo kugira iki wo gufasha hari igihe ushobora kujya kwa muganga ugasanga hari imbabare hari n'umuntu uba udafite hari igihe n'umuntu aba atanafite simpakana ko ntabafasha oya aho rero uyemeranywa natwe oya ntabwo njye nemeranya nawe oya ntabwo nje ku ruhande rwanyu hari abo gufashwa mwabibonye abafana bacu yewe ndi kuvuga ko gufasha ntabihakanye hari abo gufashwa hari n'abo kudafashwa ni gute waba ugira nabi mwabafana mwe ikintu dushimira Imana nuko byibura nako gake yatangiye kwemera ko gakwiriye kubaho tugafasha nabo gufashwa ubwo yemeye ko hari abantu bakwiriye gufashwa abadafite ubushobozi ariko abo bufite wenda bakabihorera cyangwa se bari abandi basaba ubufasha bakabukenera atari ubwo wajya kwa muganga ugasanga bakeneye ubufasha abo biragaragara ariko babandi mwebwe mwambwiraga ngo ni inshuti ngo ni iki ngo mbafashe gute ubwo utangiye kuza rero wemera ko hari abantu babikwiriye gufashwa oya abo ngabo ntabwo nabihakana ntabwo ndi mu murongo mwabibonye mubirebe neza nk'uko twari dukomeje tuganira ngira ngo gufasha ni byiza ariko nanone bikaba byiza kurushaho udafashije ako kantu mwabibonye wenda iyo ni principe wenda y'ikiganiro cyacu ikindi kintu nuko tubabwira ntabwo tubashishikariza kugira ngo mutazajya mufasha abantu mujye mubafasha binabaye byiza mwaduha na subscribe cyangwa se mukana momo yacu tukayibaha mukadufasha nabyo twabyemera gufasha ni na byiza ni n'umurimo w'Imana gufasha ni umurimo w'Imana munyarwanda aho uri hose gufasha ni umurimo w'Imana momo yacu turayibabwira twanabaha na kode ariko icyo dushatse kuvuga hari ikintu nshaka kuvuga gufasha byaba byiza kurushaho udafashije hari ikintu nshaka kuvuga ntabwo ndasoza hari gahunda ya leta amaze iminsi numva yitwa graduation ni gahunda y'uburyo umuturage yifasha akanafashwa kwikura mu bukene ni ukuvuga ngo wowe muturage niba nta bushobozi ufite ni iki wumva wakora kugira ngo uve aho uri
ese n'icyo ufite kugira ngo leta ihereho igufashe kwikura aho uri, ufite imbaraga zawe wabasha gukora. Igihe wahawe akazi ugafashwa kugira ngo ka kazi ugakore ubashe kubaho. Igihe wahawe wenda urugero niba ari itungo leta yatanze muri ya gahunda ya gira inka, iryo tungo urikorere ribyaza umusaruro, iryo tungo ryiteho kugira ngo ejo rizagira aho rigukura naho rikujyana, ureke guhora uteza amaboko kuri leta. Igitumye mvuga ibyo bintu, ejo bundi maze iminsi mbona abantu benshi usanga igihe cyose ahora yumva ko ibintu byose azabikorerwa, agahora ategereje ngo bazagira gutya, abantu nzagenda ndire bampe mituweli, abantu nzagenda ndire bampe ibyo kurya, bampe imyenda yo kwambara, bampe byose. Utumva ashyigikiye ko gufasha ari ngombwa, ngo ugire ngo ashyigikiye ko dukwiriye no gufasha abatabikwiriye. Muntu niba byanze burundu ukagira amahirwe ukabona umuntu aguhaye ikiraka, gikora ukuremo ibigutunga. Wikumva ko ukwiriye guhabwa ibintu byose kubusa kandi ufite imbaraga zo gukora. Tutizange hari abantu badafite imbaraga zo gukora, abakecuru bashaje baba mu mazu ya bonyine, hari abantu badafite imbaraga zo gukora, babandi babana n'ubumuga batabasha kugira aho baba bari ahantu hanya baba bonyine, hari abantu badafite imbaraga zo gukora, rimwe na rimwe usanga bafite ibibazo byihariye bari mu bitaro kwa muganga kandi badafite ubushobozi. Abo bitabwaho. Ikiganiro cyacu rero ngo dusoza ikiganiro cyacu nk'uko deba yacu yabivugaga, gufasha ni byiza, no gufashwa no kudafasha niyo sije twari turiho. Ariko tukiri aho ngaho ngira ngo ni byiza cyane. Hari filime wenda nigeze kubona, biba byiza iyo ufashije umuntu ushobora kuzafasha abandi bantu. Icyo nshatse kuvuga ngo fasha mugenzi wawe utamukurikiyeho inyungu, ariko nawe umushishikarize kuzafasha n'abandi. Wenda urugero nka leta ijya ibikora, ugasanga wenda ifashije nka koperative, ariko ya koperative igafasha abandi bantu kuva mu bukene no mu bwigunge no mu bushomeri, ugasanga igize iki ifashije ba bantu kugira ngo babashe kuba bakiteza imbere, bave mu bwiza bajya mu bwiza kurushaho. Ariko nanone hari igihe ufasha wa muntu ugasanga n'ubundi ntagakwiye gufashwa, ugasanga urugero uwo bahaye inka ni nawe udanatoye umusaza. Oya ni urugero twe turatanga urugero rugaragara runafatika rwumvikana. Ugasanga wa muntu urabizi ko hari gahunda ya gira inka munyarwanda, ugasanga gira inka munyarwanda agiye ku bantu bose, ifashije wa muntu, ariko muri cya gihe wa muntu watanze inka mukeneye, ugasanga sibwo ari kumufasha, ahubwo arimo aramucira akatari urutega, arimo aramukwirakwiza kuri social media. Ubwo twatanga urugero rw'uko, cyangwa tukabwira abantu badukurikiye yuko niba hari icyo wahawe haranira kugira ngo nawe uzagiha abandi. Ikindi cya kabiri, gerageza witesha agaciro uwakugabiye akagira icyo aguha. Niba umuntu hari icyo yaguhaye wimwandagaza, kuko ejo n'ejo bundi uko wagiye umukenere wakongera ukamukenera. Gerageza ubane n'abantu bose amahoro. Niba ukeneye ko hari icyo winjiza, gerageza nawe usohora ibizima, ureke gusohora bibi ku muntu. Yego, ufashe ukwiye gufashwa. Dusoza rero, nizere ko wanyuzwe ku ngingo yawe, ko nawe ukwiye kugerageza ukongera agatima ko gufasha. Gufasha ugomba gufashwa. Yego, ariko wa muntu waguhemukiye ntabwo nejo azaguhemukira, cyangwa se uzafasha undi ugasanga nawe wamemukiye we nzamureka mwihorere aguma aho ngaho, ariko mbizi ko yamemukiye. Dusoza rero tujya ngo tubabwire ngo mvugira ngo kora subscribe kuri Buganza TV. 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 Subscribe. Kora subscribe kuri Buganza TV. Kora subscribe kuri Buganza TV. Alright, rero nakagaruka mwari kumwe na Pi wanyu, ikiganiro kibubake kandi twese tubufatanye kugira ngo tubashe kuba twafasha abantu. Hari ababa bakeneye ko tubafasha, hari n'ababa bakeneye ko byinshi bizamuka kugira ngo tubashe gutera imbere, tunafashanye muri rusange. Fasha utifashije, wifashe wifashije. Hasta la vista, ciao ciao. Uranyuzwe nabageza mu gitondo, benshi bari gupfa kandi bahagaze, dusanze ko wapfuye nk'uko tumujyanira. Wange wemere ndi mu babikora bikaba, ku mwanzi nica vuba ntawe nkoma mu nkokora, nyitarudahiga ugarutse gucuba
ubuhake icyo nzi cy'abarapa nanjye uzabasanga hake ababiri ngombwa yuko bamenya baranze bakunda ukundi nta mafaranga bancaho n'ibindi bamwe nita banjye amanike yanjye babajama mpora nirata ibihe byose baranzi kubw'amavasi meza mvamo baranzi kubw'imirongo myiza mbaha baranzi kubera uburyo mbana nabo baranzi